kuri kino cyokezo rero tariho nakana oya ari akantu kamwe ari kunyine nako urumva impamvu yakiriye mwana sigaye impamvu twabise ku cyokezo ni ukugira ngo abantu bataza kugira ngo nanjye nageze imbarara ubu ndi Nyarugenge ndi ku kazi mu miduha aho dukorera ngira ngo mwabibonye rwose urimo namwokerezaga kuko rwose agakunda kirwakokereza n'ingurube ntukirize ingurube cyangwa ihene hano irahari twazikoreye gira teka bose abasanzwe ingurube twayikoreye mwa bajya kwizana ntari uzajya kwizana bimo ingurube kejo bimeze bite ni fresh gwarakatu none se ibyo kuba ngo wageze imbarara ibyo byari bite nabyo mwizera amakuru y'abantu batagaragara mu gakabyo utaboneka urabona kwizera amakuru ye oya ngo fata bamuhaye amakuru twese kuri TikTok bande sinzi umuntu yamuhaye amuha amakuru amubwira ngo Kejo ngo yamaze kugenda tayari uwo muntu afite icyo kibazo wasanga ariko akunda abantu baba kwifuriza ibibi batakwifuriza ibyiza akavuga ati John kuba warakuba ari hanze tu atera n'ishyama akantu kuko yatorotse barahita bamuhiga kuba bashyiramo kuraje bahita bamuyobora ese ubundi nka buri uramutse utorotse mugani nk'uko wenda bari babigurishije kuriya si ngo waba wiyongereye ibibazo wabugize ibibazo nabibaze urabona dejo itatu uhituye ugitoroka waba yemeye ko ugiye kwiba mu gihe wemerewe kujurira ukaba wagirwa umwere cyangwa bakavuga ati tugiye kumumusubira ariko wayitorotse icyo cyane mu rubanza kijye giye kugira ngo bakwemerere kukurekura uri wenyine yari byagenze bite nta natsinze babuze ibimenyetso sabe na kimwe kandi bavuze ngo cyari kuba warakwirakwije ntabwo nze kwirakwije yewe nakoze icyo gusaba video nkuko buri munyarwanda abenshi bayisabye bakayihabwa niba waranibonye ejo bundi ajya kuvuga ngo nicyo kintu cyasize kubasubye urubanza ejo bundi yaratukire cyane ngo John ngo ikintu ashinjwa ngo yasabye video arayihabwa ngo iki video ngo wewe munini ni ndo igwaye utambeye hanafunzwe bamwita Papines bakoze cyber report yagiye gushakisha amakuru ibona wayitanze video za Papines baramufata bamufunga nejo bundi mukujurira baramubwiye aravuga ati nose kuki ngiye bona yihaye Kejo niwe mutamufunze aravuga ati kandi tuzira nyine wowe warayimuhaye we ntagiye wayihariye mpamvu wofunze wewe baraguhaye umuzigo uhita uwugumana nkuko nawe uyifite Banyewe nge nakubeshye sibyo ira video nicyo kintu cya mbere ni no kugeza n'ubu nkubwije ukuri ko narayibona ni wambyemera ura mwana no mwana ni inshuti yanjye pe yamana ngire inshuti yanjye mwe mwavuga nawe kuva wase banaza nago ndazana nawe ko cyane ari inshuti yanjye baje ko bajye no kumfata nemaze nk'iminsi nkine muhaye akazi ko kujya kuri mapadoki mubaza nta iminsi ni yari ishize barasero naho bino bintu giyemo no kujya kuri ribu bajya kudufata twavuganaga tugiye no kujyana yego yarabise ko baje kumfata wowe sinzi ko byagenze ko giye twavuganaga bwa tugende twigishe pazo we ashaka ko pazo amubwiza ukora akamubwira uwo yaba ntaye video ngo tujyane tujye kubunga ko so mwagiye mugiye kubunga mwebwe mujya kuri ribu eba wowe usigaye umuhungu aritahira nagiye kubana umugore wa yamano yongoreye muri bwako nagiye niwe mwamusigana mukamenya amakuru ingo gutyo so n'umugore mwe mwajyanye ubwo ngo rero ababishaho bajya bino bikoko baragoye mwana utanye gupfobya nko kwanyu kandi nge nibwiriki umugore rwose wumva niyo wayipfobya gute ndayiga icyo cyo rwose kimenye ko nimero ngo wahise uyikuraho nimero yawe ngo y'inyarwanda ngo wahise uyikuraho ngo werekeza mbarara niko nibyo nyine byahise byemeza abantu ko nyine bishobora kuba wagiye umuhamagara ntibicemo n'ubundi ntabwo yarasanga uhamagara yaguhamagara ashaka kugera kuko njyewe umuntu ufite nimero niwe wenyine mwe kumamagara urabizi ubu utafite nimero uwo ntafite na saving nimero ntabwo yemewe kumamagara urumva abantu baraguhamagaye icyo gihe babaye benshi ngira ngo urabizi ko bamaze kumamagara benshi ahise nyivanaho ko mfite indi bariyoshyiraho ndi gukoresha ya Airtel ya Uganda uziko no mpamvu confusing abantu bakagira ngo niyo wamaze kwerekera tayari rero umva nimero ya Uganda bijya kumugara rero bakuze kumamagara abantu cyumutwe ari benshi ya WhatsApp iguma yo mu Rwanda akwiye guhamagara ubu ngubu ni ya Uganda kuva wakatirwa ntabwo uragera nibura muri no minsi mu nce za Nyagatare mu nce z'ahantu hirya ya Uganda wagura Nyarugenge ahantu nageze kure ni mu rugo ikizigo ni mu Mutara ariko pana nyine Mutara ni Gatsibo niho kure nageze nyine kuva wakatirwa cyangwa no kuva wabivagereza kuva nyine no muri mwaka wo hose
ahantu kure maze kugera ni Gisenyi no mu Biga. Harani makuru rero ngiye mfite kejo kandi ndagira ngo bahoro mbwize ukuri mu bantu mwakagombye kuba mufunga ngo ngubu harimo umuntu numvise ko yamaze kujya muri kasho witwa Jihad nibyo koko nibyo Simbizi nyumva ko kubyumva nyine bamukatiye 3 nawe aracyafunga kigatege oya ngo hari ibindi bintu ngo yakoze byibara ko nari muri gereza sinareba ibyo abari muri gereza nibo babimenye mushuti wawe mucoma naza kuza gukora ibara ariko ngo bamurekuye yarekuye by'agateganyo nkuko nyine nanjye meze bra mucoma ntabwo yemerewe ko yasohoka igihugu oya rege warekuye by'agateganyo bamerewe kugenda ariko kandi agomba kujya yitaba nyine kwitaba nyine ugomba kwitaba ko baba bakwiye ko babona ko utatoroka ubutabera ariko iyo ugiye wowe uba witeje ibibazo akorerwa n'ingurube zaragucishe kejoni kuko ufite wenda nk'imitungo ayo mpamvu babaye bakurekuye nabyo gishima imana nabyo gishima imana kejoni ngo nuko ufite nk'umutungo kamere bagasanga mu bimenyetso nta cyaha na kimwe nakoze ibyo kuba se gukora urugo ufite n'umutungo ibyo ntabwo kuko mu kubana kwanjye nta mbizo ntanga imitungo yo kuvuga ngo ugire ingwate yo kujya gusohoka abahungu se wasize hariya mwaba mukivugana mukomeye kwekinga cyane hari nta n'umu wasuye shaka kenda nawe bana nabi cyane ako nyenyeri nagashyiragaho wasuye ni nani aho twadufunga ngo nyine nk'abandi aho twadufunga ngo inshuti zanjye Jihad James aho twadufunga ngo Jihad bari bane navuze nasuraga inshuti zanjye ab'inshuti zawe mu nshuti zawe harimo undi rero fata ku mavuta oya ni kuvuga mubo mwari kumwe harimo Fizi producer Fizi harimo Pazo Fizi w'umugi harimo Papinesta harimo Jihad harimo Savio nyine mu inshuti zawe rero nshaka inshuti zawe kandi nkubwira inshuti zanjye uvuze n'amazina abo nasuraga nziko Jihad bitari cyane ntabwo uramusura Jihad ntabwo byari cyane ndabesha Akasana sigaho hezara Kendo usigaho heza cyane umuntu utayafata ku mavuta yasohotse murebe banyarwanda do yiteretse ari kwiyokereza arabizi ko ntajya ndya inkoko oya ndagutama ingurube bajya gushakira ingurube baza n'ibiro bibiri bakiremo ntabwo bari ibiro ntabwo bari Sara bya wenyine akejo Paulo y'ubwizo ari undi muntu wari wabona inyabigeni zo kotsa nkanjye mwana bazi rero kuruma ngende nyihinduka naje gusanga iyo wokesheje amakara gusa ari ukuntu utayibutsa neza yose n'iriwe nyinshi oya ntabwo ari myinshi uvuga nyine imyotsa gake ikaza kuza kugera aho ngaho noneho akapfundikiramo kugira ngo noneho umuriro ugende winjiramo hose upenetra gake gake so kejo ni nkiyihe nama watanga ku rubyiruko bari kuri zino mbuga nkoranyambaga wowe uri umwe mu bantu navuga ko bamaze imyaka myinshi cyane hafi imyaka 20 ukoresha zo mbuga ugiye nkuzirwa ni 2007 kejo kandi 2006 niyo yabanje 20 si imyaka 20 yes so kejo ni nkiyihe nama wagira urubyiruko ukoresha zo mbuga nkoranyambaga abenshi barahubagurika barahubagurika mbuga rero mbere wenda twakoreshaga hatarimo ibigoro byinshi hatarimo inzego ko nka kera na CID abana benshi banayizi ikibaho niyo wakoraga ikintu kirimo kuba wakana gatoya CID yaragwamagaraga kujya ku murongo ndavuga ati hano barengereye aho ageri rero sinora ibonye ngo ngenda se kuri YouTube n'ibintu byose nimbuga ndagabanya uko nabonye ko akantu kose wakora karimo icyaha yego kose wakora uko baguri karimo icyaha ibivugo ijambo ushaka kuvugamo hano ushaka kuvuga ijambo hano none hano ashaka wama nari nzi ko ndi kuvuga ibintu byo gutwika ugatwika ugatuka witwika aho ibintu byitwa udutwiko byo bisigaye byaranakomeye cyane so urumwe mu bantu n'ubundi bakoreshaga imbuga nkoranyambaga kera bakunda gukora ibintu bya paparazi hari ukuntu kera mwajyaga mufata kamera aho kugira ngo ufotore isura y'umukobwa mugafotora muciye munsi hari uwitwa Teteroka mwigeze gufotora kera ngiye kubona ifoto twari twapanze yacu ko nijamufataga mu muziki yari twateguye twatoka bayagwese mufata kubona muri cyagenda ibo twateguye ira kuko nifoto nyayo ira nifoto Teteroka nyayo murajye kurura neza n'amatwi aya ifoto Teteroka ivuga narayibonye ndiherera ndari ari gatebe yani bose twateguye buri abaga yambaye ahubwo abantu batamye kwa imyenda isa nk'uko areba nk'uko ng'uko bambaye kano kaboro kose gasabutse yego abantu rero bitorerisha ngo yari yambaye ubusa bamwe mu bahanzi basambaye ni nk'abande
abo wafashije mu muziki hafi ya bose ntabwo ngiye kuvuga ko hafi ya bose nyine nk'abandi nyine guhera 2006 kugera urugero nyine rw'abahanzi abahanzi nyine guhera 2006 kugera njyabanze mwakoranye byanyabyo kandi banabyemera ni Dream Boys we vuga guhera 2006 kugera 2020 ubwo gutarimo aho ngaho nta muhanzi waraguciye mu ntoki kavuyo se yaguciye mu ntoki we ndavuye guhera 2006 kugera 2020 wenda nyuma yaho nibwo bitari cyane uretse ko nabwo tugikorana ariko abo baho bose agoze kejo mubwiza ukuri ukibara kumva ko bagukatiye hano ubwo wigeze ugira nawe tentative utekereza uvuga uti reka wenda mete nciye bugufi uzi icyo bita kigusetsa nahise nturika ndaseka nikine wamagaye umugore wa Aga arambwira ati John ko numva wishimye nawe utamye ibyabana ubwo si byabaye n'ibiki kandi nari nibereye mu rugo ati bagukate nyamuneka ni gute se ati bagukate itatu bagize pasi umwe naratwitse ndaseka abugana bya bintu birasekeje noneho umunyamategeko wanjye abamaye icyaha ngo narezwe ngo nuko nasabye video nkayihabwa nawe baraturitse araseka ati si ibintu bibaho ati icyaha no gukwirakwiza uhabwa ugatanga ntabwo ugize utanga Saiba yarabigaragaje report Saiba yarabigaragaje wifata imodoka werekeza Kiziguro oya Kiziguro nakiyo nyine mu rugo njya kujya nkagira nyine kuvuga ako kanya ko abahungu bagufotoye iyi foto barayohereje nguri murerekera uko zigo dufata yababonye ifoto uzikari yarayize na profile yiwe numvaga ari twabwira ngo ni foto ngira hari ngari ese bura waratwumvaga kandi aranamamagaye ngo dufata ugisizitaba nose nitaba mubiri aho kuri TikTok kuri yekiri cyansekeje uzi cyansekeje ikintu cyansekeje n'ukuntu twavuganye nanjye nkimara kubona bagukatiye ngira ngo ndebe ko ubona imeri yawe iriho uburamwe hano mageragere nabo connection zikora nabwo nizo umuhungu warayinjiranye twavuganaga kuri WhatsApp wenda no wakinjana ka telefone gatoya nkimara kumva noneho ko imana bitinishira bino bigora ni imana byayo cyose yingi ni amavuta bagenda avamo ko nyine bari umuriro n'amambu ngana gute kingana kuri batara uzamukira ngenze kubona iyo ni hohotera muri aho iyo ni hohotera muri aho rashid ubwo nabwo ko ntumye bakirira kabenzi mugasa ingurube bari babona narenze bitaya nabonye uburyo murya ingurube na njuga mu ingurube ziri mu isosi zose turarya yabiyokeje yabisosi yabikaranze wenda yokeje yo nagerageza ariko wa mugore mwana wa mugore yego cyo kwiza yokeje nkabigaye mwana bw'ingurube yokeje ntabwo nirache nako iyi mu isosi ntabwo nayo ngiye njuga nunguye rwose ubona bavuye kuzana ingurube biri mu isosi rero ubwo Abanyarwanda bamenye ko nibereye Kigali so ngira ngo mwabonye ko umuhungu bita Ke John yibereye Nyarugenge rwose byo kuvuga ngo ari imbarara ngo bajya ngo bagufotore imbarara ngo mariko ngo nakurabye muri Uganda mukati two gusa nakubonye nakurabye nyine ngo nakurabye niho bamuboneye nabibaze ariko Ke John biramutse biguhamye bikaba ngombwa ko n'ubundi abahungu bagutwara igitatu twakubura none wajute twazongera gukura 2022 Aga mu kiganiro na Kasuku Aga kandi inyuma ya kamera yokeje agakoko kamwe kiwe wenyine abizi ko najya ndi ngoko ngino ry'ingurube na Ke John oya kamera yo ntabwo irabiriho ntaribi sawa aga ntarongoye vuba aracyajya mu gasozi nose iwawe ni mu gasozi umuntu urongoye vuba ntabwo aba akijya mu gasozi iwawe se ni mu gasozi ababwira abantu ngo mfite madamu ngo madamu nose Kasuku ni mu gasozi iwawe ni mu gasozi Kasuku ni mu rugo abo disi baho muhura Ke John bari Ke John ntabwo ajya bigisabo uzo Ke John bajya kumukatira ejo bundi kadusunye nayo gahunda ko agomba kujya kungaburira padoka subyibukara ariko abantu babonye n'utubido twagiye kurya nabeze neza padoke ahubwo nk'umuntu utaza padoke ngarye ahubwo ikintu nababwira ibyo se iraryo ejo ku cyumweru umunsi w'abagore ejo ku munsi wo ku cyumweru tubafitiye umunsi w'abagore bro tubafitiye DJ Crash tubafitiye DJ Tasha tubafitiye DJ Butera tubafitiye umuhostakazi mwiza cyane bamwita Judy ubuze Crash mitanibu Crash muracyakorana ni ryase tutakoranye
cyo kwa sinzi cyari cyo kongera buretse gato Crash waramufashe abo umukunzi wawe buretse gato abo umukunzi wawe nyuma ko umukunzi wawe ubona ko mwajyaga musohokana kwa Clapton Kiboga gusohokana ntago ni Flex niwe mukobwa niwe nyine Flex niwe mukobwa wari wawe oya Natasha bose na Crash bose turasohoka oya ngenzi ko Crash yakundaga na K-John dore n'ubu bura barage bagiye mu nyuma Natasha Crash yemeye no kugurira ibiryo ejo ko nuko gusa abagore padoke cyatuhari umva singiye Crash namuga kugurira uzaze padoke ejo Crash azangurira ibiryo Crash naramuga kugurira ibiryo nemeye kujya Nyabugogo ngakuramo imyenda nkagenda iminota 5 noneho Crash niwe umuntu ngiye kubwira urembo Crash arangurira ibiryo akamura inzoga ngenda mukwepa mwamuga kuri telefone umva ijambo rimwe ikibazo telefone agura safite ya kandi nanyangurira nimero mfite n'icyashya ntabwo ari kwitabe yingana nicyo kibazo reka muguhamagarira ko yaranyitaba Crash niwe muntu nzi ngira ndi Crash ko nshonje akansohokana kwa kweli umu ex since aya kasipere ni mfite yanjye mwandi Crash nari arajyagenda na umuhungu wiba mu tubarisa Drage Jarage ngafite amadeni mu tubari mwana w'abanyarwanda bimeze bite ariko ka buretse gato buretse gato ka noneho wavuga cyaka Crash kuvugisha agasha nabumvise we na K-John muraziranye cyane K-John sinari marambwira ngo uburyo mwagiye mukundana mukamutenguha ratagenda akibwiye ni umunsi w'abagore dufite ejo Crash yemeye kungurira ibiryo ngo Crash ntabwo yagurira ibiryo ngo ntabikugurire ngo nzajya Nyabugogo nambaye ubusa nabwo nasanga ngurira ibiryo urumva ibiryo byamunaniye akoze Crash nubundi ko turi mu kiganiro wanyemeje ukamuhereza nk'inoti ya 10 oya nawe geneye azasangurira ibiryo narenza yayamba ku munsi w'abagore nawe uzajya ni wowe wakwiyomye kumugurira ejo tuzajya padoke gushyigikira abagore noneho hazaba DJ Tasha hari Crash hari Butera n'umuhosta wa mbere mwiza Judy uracyagendana na Raga uribwa mani uribwa kaso sawa mwana mani Crash aragura sinzi impamvu ngo aragura ariko yakoranaga ibintu bikomeye cyane na Rage muri umuntu witwa Crash n'umuntu witwa Rani uzabagira inshuti zawe mu bantu ufite ikibazo cyo kibiryo cyo gusonza wenda akavuga guha amafaranga ariko narayatanga Daniel sawa cyane ese nakoyita Rani ni inshuti yacu nakora iki Nosa akazi k'abandi ko atari umusitari mukaza hano inshuti yacu yari umuhanzi ntabwo ariko akiri umuhanzi akorana ameze neza cyane kabisa ubundi ari mu bakire kazi bakimwe mu Rwanda batigaragaza akora iki ntabwo ari ngombwa kumenya akazi kiwe bose ko tubona ko tugura inkoko buri munsi tuzi icyo ukora kuri YouTube kandi nkora kuri YouTube sawa rero ubwo sibyo yes jya wabonye umusaza bita K-John mu karere tugiye ngo tumukorana akantu ke kameze neza cyane kugira ngo ibintu biza kuza kuba bombastic mureke ibyo kubeshya mureke ibyo kugira gute umusaza arahari ari wabatumye babwira ati nimukomeza mukavuga ngo John yahunze kugira ngo baze bafate mumubwire ngo wibeshye reka amategeko akurikizwe ciao